tubahaye ikaze kuri uru rubuga Diocese of Cyangugu, urubuga rugamije kudufasha gusakaza ubutumwa bwa Diocese, ubutumwa bwa Kiliziya ku muryango w'Imana uri hano iwacu i Cyangugu ndetse no ku isi yose. Mbere na mbere rero turabifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Muri aka kanya twishimiye kubana n'umwepiskopi wacu Musenyeri Edouard Sinayobye kugira ngo tutangize ku mugaragaro ubutumwa bwa komisiyo ya Diocese ishinzwe itumanaho muri Diocese. Turamushimira rero ko ahoza ku mutima ubutumwa bw'iyi komisiyo yacu, ari nabwo tugiye kubanyuriramo muri make kugira ngo dufatanye muri uwo murongo w'ubwo butumwa bwa Kiliziya yacu hano muri Diocese ya Cyangugu. Komisiyo ya Diocese ya Cyangugu y'itumanaho ifite ubutumwa n'inshingano zikurikira. Inshingano ya mbere ni iyo kuba umuyoboro w'iyogezabutumwa. Ni komisiyo ihamagariwe kuba ijwi rya Diocese yacu mu kwamamaza inkuru nziza nk'ubutumwa yahawe na Yesu Kristo. Inshingano ya kabiri y'iyi komisiyo yacu ni ukugira uruhare mu kumenyekanisha Diocese, ibikorwa byayo n'ubuzima bwayo bwa buri munsi. Inshingano ya gatatu ni inshingano yo kubika amateka, kubika uruhererekane rw'ubuzima bwa Diocese yacu, ku buryo n'uwazaza mu myaka itaha amenya uko Diocese yabayeho, uko Diocese yacu ibayeho muri iki gihe, bigatuma ashobora kumenya aho tuva n'aho twerekera. Inshingano ya kane ya komisiyo yacu ni ukuba urubuga abakristu bigiramo, abakristu bahugurirwamo uburyo bukwiye bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga, gukoresha imirongo inyuranye y'itumanaho. Ni inshingano rero ikomeye kandi y'ingenzi muri iki gihe itumanaho, ikoranabuhanga bigenda bitera imbere, bigafasha muntu gusabana n'abandi, ariko hakaba harimo n'izindi ngorane zinyuranye, ibindi bibazo binyuranye bisaba ko nyine tumurikirwa n'ivanjiri mu gukoresha iyo mirongo, mu gukoresha iyo mpano y'ikoranabuhanga Imana yaduhaye. Hanyuma inshingano ya gatanu ari nayo navuga ya nyuma y'komisiyo yacu ni ukuba urwego rwunganira mu gutegura no gusakaza ubutumwa bw'umwepiskopi n'izindi nzego za Diocese bukagera ku bakristo. Kugira ngo rero komisiyo y'itumanaho muri Diocese yacu ishobore gusohoza izo nshingano zayo, ubutumwa bwayo, ifite imiyoboro inyuranye yifashisha. Tunabararikira kumenya, gusura no kugeza ku bandi kugira ngo dufatanyirize hamwe nyine kumenya ubuzima bwa Diocese yacu, kumenya ibikorwa byayo no kubigeza ku bandi. Umuyoboro wa mbere ni urubuga site web cyangwa se website
diyoseze-cyangugu@com diyoseze-cyangugu@com. akaba ari site isohokaho inkuru zanditse mu ndimi eshatu: Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Ni site idacaho amakuru gusa ya buri munsi, ahubwo iriho n'ishusho rusange ya diyosezi, ubuzima bwayo, amateka yayo, amaparuwasi ayigize, ndetse n'ibindi bikorwa binyuranye diyosezi igiramo uruhare, nk'amavuriro, ibitaro bya Mibirizi, amashuri n'ibindi. Umuyoboro wa kabiri twifashisha mu butumwa bwa komisiyo y'itumanaho ni page ya Facebook Diocèse Catholique de Cyangugu, aho wakandika muri Facebook Diocèse Catholique de Cyangugu yahita abona iyo page akayisura, akajya amenya amakuru ya buri munsi ya diyoseze. Umuyoboro wa gatatu ni konti iri ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Iyo konti ikaba yitwa Diocèse Cyangugu. Diocèse Cyangugu ni ijambo rimwe. Umuyoboro wa kane ni uru rubuga nyine duhuriyeho rwa YouTube. Urubuga mudukurikiyeho muri aka kanya, mukurikiye iki kiganiro, ari rwo Diocese of Cyangugu. Uru rubuga rero rukaba ruzadufasha muri ibyo bikorwa, muri ubwo butumwa iyi komisiyo y'itumanaho ihamagariwe. Hakazajya hacaho amakuru y'ibibera hirya no hino muri diyosezi yacu, mu maparuwase, mu mashuri, mu mavuriro n'ahandi diyosezi ifite uruhare mu kwamamaza ivanjiri, ariko no guharanira imibereho myiza n'imibanire myiza yabo itumweho. Uru rubuga kandi muzarusangaho inyigisho zinyuranye zidufasha gushimangira ukwemera kwacu no kurushaho kukubaho uko Kristo abiduhamagarira, dukurikije ibihe byihariye by'umwaka wa liturujia. Tukagira ikiganiro kuri Adiventi, ikiganiro kuri Noheli, ikiganiro ku gisibo, kuri Pasika, ndetse no ku bihe binyuranye byihariye by'amateka yacu, by'amateka y'igihugu cyacu. Hanyuma kandi kuri uru rubuga mukazasanga ibiganiro bigamije kuduhugura ku ngingo nyinshi zinyuranye zijyanye n'ubuzima n'inyigisho bya Kiliziya. Muri iki gihe turagaruka cyane ku nsanganyamatsiko ya sinodi, kugendera hamwe muri Kiliziya. Tuzagira igihe cyo kugiraho ikiganiro dusobanukirwe sinodi icyo ari cyo n'icyo idusaba nk'abakristo, kugira ngo turusheho kubaho ubuzima bwacu muri Kiliziya no kugira uruhare mu butumwa bwayo. Tuzaganira kandi ku ngingo zinyuranye. Tuzaganira ku murongo wa Kiliziya ku ikoranabuhanga n'itumanaho, ari nacyo kiganiro mbararikira kuri uyu munsi tugiye gufashwamo n'umwepiskopi wacu, kugira ngo aduhe umurongo mugari w'ubutumwa bw'ikomisiyo, ariko agaruka cyane ku nyigisho ya Kiliziya
ku kijyanye n'ikoranabuhanga n'itumanaho. Turabararikira rero ubufatanye muri ubu butumwa kugira ngo imbaga y'Imana iri hano iwacu i Cyangugu ikomeze kubona ibiyifasha mu kwemera kwayo, ibiyifasha mu gusabana n'Imana, ariko n'ibiyifasha mu kugeza inkuru nziza ya Yesu Kristo hirya no hino ku bantu itumweho. Ndabashimiye rero, dukurikire ikiganiro cy'umwepiskopi. Yesu Kristo akuzwe. Mbanje kwifuriza mwese mu twumva ikiganiro cyiza cyerekeranye n'uburyo bumwe mu buryo Kiliziya Yesu Kristo irangiza ubutumwa bwayo bwo kogeza evanjiri, gukoresha imiyoboro y'itangazamakuru. Niyo ngingo nagira ngo tuganireho mu buryo butari burebure cyane, tugerageza kumva umurongo wa Kiliziya, amabwiriza agenga umuryango w'Imana mu byerekeranye no gukoresha imiyoboro y'itangazamakuru iyogezabutumwa. Tubanze twibutse, turebe uko muri rusange muri iki gihe cy'iterambere abakristo bakoresha itangazamakuru muri rusange. Iyo urebye ubona abantu benshi, abakristo benshi bakoresha cyane imiyoboro y'itangazamakuru. Umuntu ndetse yavuga ngo abakristo muri iki gihe ku buryo bw'umwihariko, ndavuga abakristo ariko n'abantu muri rusange, bari kuri iyo miyoboro. Ushobora kubabura mu Kiliziya, ushobora kubabura mu materaniro yandi y'abakristo, ariko mu miyoboro y'itangazamakuru ukahabasanga. Biradusaba rero, birumvikana nka Kiliziya, gusanga intama aho ziri, gusanga umuryango w'Imana aho uri. Mu byerekeranye n'itangazamakuru biradusaba gukoresha cyane itangazamakuru kugira ngo tugere kuri bose. Iyo turebye amabwiriza, inyigisho za Kiliziya mu byerekeranye n'itangazamakuru, cyane cyane mu gitabo kimwe mu bigize inyigisho za Konsili Vatikani ya kabiri cyitwa Inter Mirifica, igitabo kigenewe kwerekana umurongo wa Kiliziya mu itangazamakuru, tubona ko icyo gitabo kivuga ko Kiliziya igomba, ijambo bakoresha ni iryo, ngo Kiliziya igomba, ntabwo ari ukuvuga ko yabikora cyangwa ntibikore. Ngo Kiliziya igomba mbere na mbere gukoresha imiyoboro y'itangazamakuru kugira ngo igeze inkuru nziza kuri bose, bityo bose bashobore kumenya Yesu Kristo, bose bashobore gukira. Icyo ni icya mbere. Kiliziya igomba gukoresha itangazamakuru kugira ngo igeze umukiro kuri bose. Hanyuma hari n'indi nshingano ya kabiri igendana n'iyo, icyo gitabo kivuga ngo nuko Kiliziya igomba gutoza abayoboke ba Yesu Kristo gukoresha neza imiyoboro y'itangazamakuru, kugira ngo mu kuyikoresha, mu kwakira ibyo abakristo babona mu itangazamakuru, hatabamo kubangamira imyifatire cyangwa se gutuma abakristo batumva neza umurongo wa Kiliziya, batumva neza umurongo w'ubukristo, batandukira mu mibereho yabo, bikaba byabayobya, bityo ntibagere ku mukiro nyine iyogezabutumwa rishaka kubagezaho. Izo nizo nshingano ebyiri icyo gitabo kivuga, nzisubiremo ndisindagire. Cya mbere ni ugukoresha itangazamakuru, gukoresha
imiyoboro y'itangazamakuru kandi gutoza abakristo kwikoresha neza ku buryo bunogeye ukwemera kwabo, ku buryo butabangamiye ukwemera kwabo mu mibereho yabo. Diyoseze yacu ya Cyangugu muri komisiyo y'itumanaho twaricaye turi abagize komisiyo tureba uko abakristo bacu bakoresha itangazamakuru, haba mu kurikoresha mu bo ubwabo batanga ibitekerezo, byaba ndetse no kwakira ibyo babona ku miyoboro y'itangazamakuru. Dusanga abakristo bakeneye ko dushyiramo imbaraga kurushaho, ko tubegera kurushaho aho bari mu miyoboro itandukanye y'itangazamakuru, kandi ko banakeneye kubona urumuri kugira ngo batavaho bakoresha itangazamakuru ku buryo bubangamiye ukwemera kwabo. Niyo mpamvu rero twashyizemo imbaraga ni ukuva muri ibi bihe byose, kuva muri iyi myaka ya nyuma, ngo itangazamakuru muri diyoseze yacu rimurikirwe n'amabwiriza ya Kiliziya. Nibyo ngiye kugerageza kubabwira mu magambo avunaguye. Icyambere nagira ngo mbibutse ni ubushishozi. Ubushishozi mu itangazamakuru ni ngombwa cyane. Cyambere, utangaza mu miyoboro y'itangazamakuru ntabwo atangaza byose. Atangaza, tumaze kwivuga mu kanya, ibifasha abakristo kuyoboka Yezu Kristo, ibifasha abakristo kugira ngo bagere ku mukiro wabo, kugira ngo bamenye Imana kurushaho, mbese nk'uko Yezu Kristo abivuga, babe intungane nk'uko Data wo mu ijuru ari intungane. Igihe cyose umukristo uwo ari we wese, mu byiciro byose bigize umuryango w'Imana, umuntu wese umuyoboke wa Yezu Kristo afashe mikoro avuga, afashe ikaramu yandika, avugiye kuri televiziyo, avugiye kuri YouTube, atangaje icyo ari cyo cyose, ajye yibuka ko ari ijwi rya Yezu Kristo. Icyo ngira ngo ni inshingano buri mukristo wese afite. Ni ijwi rya Yezu Kristo rigera ku bayoboke ba Yezu Kristo kugira ngo ribafashe kuyoboka Imana. Icyo tugamije ni icyo, ni ukuyoboka Imana, ni ugufasha abantu kuyoboka Imana. Aho rero hagomba birumvikana ubushishozi igihe ugiye gutangaza icyo ari cyo cyose. Ese iki ngiye kuvuga gihuye n'umugambi w'Imana wo gufasha abantu kwiyoboka? Ibaze iki ngiye kuvuga igitagatifuza abantu? Umuntu wibajije icyo kibazo kugira ngo cyamumurikira mu bushishozi. Noneho rero igihe twakira ibyo tubona mu miyoboro y'itangazamakuru, ubushishozi buvuga ko tutagomba kumira bunguri ibyavuzwe, byatangajwe. Ngo byavuzwe kuri radiyo, ngo umuntu yabivuze kuri radiyo iyi n'iyi, ubwo ni ukuri. Ngo byavuzwe, ngo jya kureba kuri interineti biriho, ngo ubwo biri muri interineti, ngo ubwo ni ukuri. Ngo byavuzwe kuri televiziyo, ngo byavuzwe kuri YouTube n'ahandi, ngo ubwo ni ukuvuga ko ari ukuri. Abakristo tugomba kwitoza ubushishozi butuma tutamira bunguri ibivuzwe byose, kuko muri iki gihe abantu baravuga cyane, bakoresha itangazamakuru cyane. Iyo imiyoboro y'itangazamakuru yakoreshwa cyane, kandi ababikoresha bose ntabwo ariko bafite umugambi wo kubaka imitima y'abantu. Abakristo rero icyambere no gushishoza kugira ngo batamira bunguri, bamenye gutandukanya ikibi n'icyiza, ikiri ikinyoma n'ikitari ikinyoma,
mbese bagira urukingo, niko nabivuga, urukingo rw'ubushishozi, kugira ngo ibinyura byose mu miyoboro y'itangazamakuru bitajyanye n'umuco w'abantu, bitajyanye n'ubukristu, bamenye kubishyira ku ruhande. Icya kabiri ni uko itangazamakuru rya Kiliziya yacu, narimo mbivuga mu kanya, ni umuyoboro w'iyogezabutumwa. Bivuga ko icyo dutangaza ari ivanjiri. Uwabaza umukristo ari we wese uti ese itangazamakuru rya Kiliziya Gatolika rigamije iki? Wamusubiza mu ijambo rimwe: rigamije ivanjiri, rigamije iyogezabutumwa, rigamije kujijura abantu, rigamije kubafasha kugira imico myiza imurikiwe n'indangagaciro z'ubukirisitu, mbese rigamije kogeza ubwami bw'Imana. Niyo mpamvu rero ikintu cyose kitajyanye n'uwo mugambi wo gutuma abantu bamenya Imana, wo kogeza ivanjiri, wo gutuma ubwami bw'Imana bukomera, icyo ntabwo kigomba kujya mu itangazamakuru ryacu. Iyo ni intego itumurikira igihe cyose dukoresha itangazamakuru. Hari ikindi navuga icya gatatu. Icya gatatu navuga ko ari ubwizige. Sinzi n'iryo jambo ryumvikana kuri twese. Ubwizige bivuga ko ntafata byose. Ubwizige mu gukoresha itangazamakuru, mu kwakira ibyo mbona byanditse bivugwa, bivuga ko ngira uwo mutima wo kutakira byose, ibyo bambwiye byose ngo mbihurire. Ubwizige bivuga ko ntahozaho ijisho mu binyamakuru buri gihe. Bivuga ko ntanareba byose. Hari ibitangazamakuru ntagomba no kureba, ntagomba no gufungura, kuko ntakiriho, turabizi neza, siniriwe mbirondora. Ariko ibinyamakuru, ibitangazamakuru byinshi, imiyoboro amakuru y'abantu anyuraho, bivuze gutyo, tutagomba twebwe abakristo no gufungura, kubera ko tuzi neza ko hariho ibintu biroga umutima, bidutoza imico mibi, bishobora ndetse gutuma n'ukwemera kwacu guhungabana. None se niba hari umuyoboro w'itangazamakuru uvuga ngo ntitwemere Imana, ngo tubigishe uburyo umuntu mwiza, umuntu ujijutse, umuntu ufite ngo ubwigenge, ngo ari umuntu utemera Imana. Njyewe ndi umukristo, ibyo najya kubifungura ashaka iki? Ibyo ni iby'abandi, wenda bafite uwo murongo, ariko njyewe mfite umurongo wanjye, mfite ubwigenge, mfite ubwizige, ntabwo ndeba byose, ntabwo numva byose, si ngombwa. Ubwizige ni ngombwa. Muri iki gihe iyo urebye uburyo muri rusange abantu dukoresha imiyoboro inyuraho amakuru, usanga navuga ko turangaye, bishobora kudutera gusinda amakuru, cyangwa se nabivuga nte, kwa kundi umuntu arya ibiryo byinshi noneho akarenza urugero, bikamugwa nabi. Ntabwo rero tugomba kurenza urugero mu kwakira amakuru y'ibyo tubona byose. Ubwizige ni ubwo. Ubwizige ni ukutumva byose. Ubwizige no kutakoresha iteka buri gihe ibyo mbonye byose nk'amakuru,
ngo nshakishe amakuru bijyana n'inyota yo gushaka amakuru. Ibi byavuzwe ngo byavuzwe nande, nimumbwire ahangaha bavuze iki. Inyota ihoraho yo gushakisha amakuru. Iyo umuntu afite inyota yo gushakisha amakuru cyane, abona nyine n'ibitamufasha. Ubwizige ni ukugabanya iyo nyota yo gusakuma, yo gushakisha amakuru igihe cyose. Natwe rero no mu buryo dukoresha ubwizige ni ntabwo umuntu avuga byose. Rwose muri iki gihe ngira ngo dukwiye kwiga kutavuga byose. Ntabwo umuntu avuga byose. Mu Kinyarwanda baranavuga ngo ayo ubwira umucuzi si ubwira umucuzikazi. Ntabwo umuntu agomba kuvuga byose, nta nubwo umuntu agomba kureba byose, nta nubwo umuntu agomba kumva byose. Cyazana ngo uwo muco, uwo mugenzo mwiza tuwige twese. Uzarebe nk'ukuntu dufata amafoto. Cyo kubona uriho urarya, ukabona bagufotoye. Mu minota 2 ifoto uriho urarya ukabona yakwiriye ku isi yose. Ibyo ni ukubura ubwizige. Ntabwo tugomba gufotora ibintu byose, ntabwo tugomba gutangaza ibintu byose. Nk'aho umuntu asiganwa no gutangaza ifoto, gufotora. Siko ari igihe dufotora no mu misa. Ese gufotora mu misa burya turatuzi icyo dukora. Mu misa ntagatifu teka n'ifoto, fotora, hanyuma nkajya mu gihe turi mu gitambo cya misa tukajya gutangaza amafoto twafashe. Ubundi iyo urebye umuntu ifoto yo mu misa ntabwo yagombye gutangazwa icyo gihe. Niba ari umunyamakuru waje mu misa nuko ni byiza, arakora umurimo we. Ariko ndi mu misa ndiho ndafotora, ndiho ndohereza amafoto, ntabwo ari byo. Ubwo ni ukubura ubwizige. Ubwizige ni ubwo, ni ugukoresha itangazamakuru, imiyoboro y'itangazamakuru mu gihe gikwiye. Ndangirize ku kindi nacyo numva navuga kandi kirebana n'amabwiriza, kiri mu mabwiriza atugenga mu itangazamakuru, mu miyoboro y'itangazamakuru rya Kiliziya. Ni ukuvuga ukuri. Kuvuga ukuri gusa. Ese ukuri ni iki? Twebwe abamurikiwe abakristo tugushaka mu ivanjiri. Ukuri ntabwo ari ibitekerezo byanjye gusa. Ntabwo ukuri umuntu aba agufite mu mutwe we. Ibyo mvuga, ibyo ntekereza, kuko niko kuri kumurikira abantu. Ese none naba nibeshya? Ese none naba mvuga impuha? Ese none naba nshaka ko ibitekerezo byanjye ari byo bihita gusa? Iyo tuvuga itangazamakuru rya Kiliziya ntabwo ari ukuri kw'ibitekerezo byanjye gusa, ahubwo navuga ko ari ukuri kw'Imana. Niyo mpamvu nyine itangazamakuru rya Kiliziya rimurikiwe n'ivanjiri, rimurikiwe na Yezu Kristo. Yezu Kristo niwe ubivuga ku buryo bwuzuye, niwe kuri. Ni ukuvuga rero uri hamwe nawe, uwogeza ivanjiri, uvuga ivanjiri, uvuga amatwara y'ivanjiri, nguwo umunyakuri. Niyo mpamvu mu itangazamakuru rya Kiliziya twirinda cyane, kareka rwose nongere mbitsindagire, twirinda cyane ibintu byitwa impuha. Umunyamakuru wa Kiliziya Gatolika yajya gutangaza inkuru iyo ari yo yose, niyo yaba ari nziza, arabanza agashishoza, nabivuze umwanya, arabanza akamenya iyo nkuru ukwiri, akayivuga ukwiri, ntacyo yongeyeho. Birumvikana aranayisobanura, ariko akayisobanura iteka mu rumuri rw'ivanjiri. Ntacyo ahimba, ntavuga ibitekerezo bye bimushimishije cyangwa se ngo avugire iby'abandi. Avuga iteka igihuje n'ukuri kw'ivanjiri. Muri iki gihe ni ngombwa kumurikirwa n'ukuri, kuko mu bitangazwa byinshi usanga harimo rimwe na rimwe impuha, rimwe na rimwe ibinyoma, rimwe na rimwe ndetse no kwibasira abantu. Uzi gufata itangazamakuru ukarikoresha kugira ngo wibasire abantu, kugira ngo ukore icyaha cyo kwangana,
kugira ngo ukore icyaha cyo guharabika abantu, reka ni icyaha gikomeye. Ukoresha itangazamakuru ngo uko rirebwa na benshi, ukaryitwikira, ukaryifashisha kugira ngo ukwirakwize impuha, ibintu bitari byo, icyo ni icyaha. Tukita icyaha kandi ni icyaha. Mu itangazamakuru rya Kiliziya Gatolika nta mpuha zibamo, nta kwibasira abantu bibamo, nta kwangana bibamo, nta nzangano zihavugwa, nta bitekerezo bindi bibi bidahuje n'ivanjiri bihavugwa, nta cyaha kihavugwa, ahubwo havugwa ikiri ukuri nyine. Ikiri ukuri rero ni ivanjiri n'itagatifu z'abantu. Ndangirize no ku wundi mugenzo nawo mwiza, usibye ko nanawuvuze no ku bundi buryo, ni ubwigenge. Ubwigenge umukristo uwo ari we wese ukora mu itangazamakuru rya Kiliziya, ubu hano muri diyoseze yacu dukoresha, Padiri Ronje yabisobanuye avuga ibyo dukoresha, imiyoboro dukoresha cyane cyane rero YouTube. Turigenga, ntabwo dushyiramo, ntabwo tuzashyiramo, ntawe ushyiramo, birabujijwe. Ibitekerezo bindi ntawe uzaza ngo atubwire ngo nimudushyiremo ibi, ngo birebwa na benshi, YouTube yanyu ngo izarebwa na benshi, nimudushyiremo ibi bizatugirira akamaro mu buryo ubu n'ubu, cyangwa se ngo muri inshuti zacu mwebwe nimudukorere ibi. Oya, turigenga kandi twigenga mu cyiza. Umukristo urangwa n'ubwo bwigenge. Yezu Kristo yarabivuze ngo muzamenya ukuri, ngo maze ukuri kubahe kwigenga. Umukristo arigenga, agengwa n'icyiza, agengwa n'ukuri nyine. Iyogezabutumwa twifuza twese ni rifite uwo murongo utavangirwa n'ibindi, umurongo kandi w'ukuri urasobanutse. Umurongo w'ukuri ni umurongo wa Yezu Kristo, ni umurongo w'ivanjiri, ni umurongo w'iyogezabutumwa, ni umurongo wo kwigisha icyiza cyose. Bityo rero byaturuka ahandi ibyo ari byo byose ntabwo biza ngo byinjire muri uwo murongo, kuko nyine biba bije kuwuyobya no kuwutesha ubwigenge. Ubwigenge ni uko, ubwigenge ni ugukomeza umurongo w'icyiza. Narangiza rero nifuriza abakristu bacu bose ba diyoseze ya Cyangugu, mbere na mbere ndabifuriza, turi mu gihe cya Noheli, ndabifuriza Noheli nziza. Mpere ku basaserdoti dusangiye ibanga, dufatanya ubutumwa bwo gukorera Yezu Kristo no kumwamamaza. Noheli nziza ku basaserdoti bose, Noheli nziza ku biyeguriye Imana bose dufatanyije umurimo w'iyogezabutumwa muri diyoseze. Noheli nziza ku bakristu bacu bose. Ubwo kwifuriza Noheli nziza ni no kwifuriza umwaka mushya muhire. Nkifuriza rero, karangiza nifuriza rero abazakoresha uyu murongo w'umuyoboro wa YouTube ya diyoseze ya Cyangugu kunogerwa n'ibiganiro bizajya bicaho, kandi ni byinshi. Twarabinogeje, twakoze inama, tubijyaho inama, tubiha umurongo mwiza. Ni ibiganiro bizajya bifasha abakristo kuyoboka Kristo, gukoresha itangazamakuru, imiyoboro y'itangazamakuru ku buryo buhuye n'ivanjiri. Ndabifuriza amahoro mwese.